Ndagushimiye ari nako nguha ikaze uhisemo kubana natwe muri iki kiganiro cya none nk'uko bisanzwe njye muganira cyangwa njye ukubarira inkuru ni Joshua. Dusangiranye inkuru y'umusaza wari utuye wenyine, yari umusaza w'umunyabwenge cyane. Yari umuhanga mu mivugire, mu mikorere no mu myitwarire ye yose. Iyo yakugiraga inama uko byagendaga kose wateraga imbere mu gihe wabaga wagendeye ku nama yakugiriye. Umunsi umwe umusore muto wari warabuze uwamugira inama z'icyo yakora, yamenye uwo musaza, yumvise amateka ye, agira amatsiko yo kumumenya. Afata umwanzuro wo gukora urugendo rurerure akajya kumureba aho yari atuye ngo abe yamugira inama. Niba nawe ushaka inama zo mu gihe gitoya wakumva zikaguhindurira ubuzima, bana natwe kuva ku munota wa mbere kugera ku munota wa nyuma, ntiwihutishe iki kiganiro, tugendane step by step. Ariko mbere na mbere reka mbanze gukora subscribe, gukora like, ukande ndetse no kuri shares kugira ngo izi nama zibe zagera kure. Uwo musore yari yafashe icyemezo cyiza rero nk'uko natangiye mbibabwira, ariko ntabwo yari abizi ko agiye gushyirwa ku gipimo cyangwa se ku munzani azavaho amenye niba azaba umutsinzi cyangwa akaba umukene ubuzima bwe bwose. Nyamusore rero yaragiye akora urugendo, aragenda agezeyo umusaza aramwakira, undi nawe avuga ikimugenza adatinze. Aravugagura dore ko yavugaga cyane, aramubwira ngo bambwiye ko amateka yawe uri umujyanama mwiza kandi uri umunyabwenge, menya ko uzi ubwenge kandi ndashaka ko ungira inama. Ubu njyewe iwacu ninjye musore uhari, ninjye musore wahatari, ninjye musore w'icyitegererezo ufite icyerekezo, ariko ndakora bikanga. Avuga n'andi magambo menshi, arangije abwira umusaza ati ndashaka kuba wangira inama kugira ngo nzabone uko mbaho mu mibereho yanjye ya buri munsi. Nuko umusaza aramwitegereza kuko yari umunyabwenge, aramubaza ati mu magambo make utarondogoye urashaka iki? Undi nawe aramusubiza ngo ndashaka kugira inama zizafasha mu mibereho yanjye ya buri munsi, zikazafasha kubaka umuryango ukomeye kandi ngatera imbere. Umusaza aramureba abona agira amagambo menshi akabije, amuha ikizamini. Aramubwira ngo ngiye kukugira inama y'ibintu 7 wakora ukazaba umukire, ukubahwa kandi ukaba umunyabwenge. Arongera aramubwira ati ariko uzamara iminsi 7, buri munsi uzajya uwumara ucecetse mbone kukugira inama imwe. Nuko umusore arabyemera, yemera kubahiriza ibyo umusaza yari amusabye kuko yari azi icyo ashaka. Umusore atangira ku munsi wa mbere yirwa acecetse, amara umunsi abirinda bigera nimugoroba ataravuga. Ikintu cya mbere rero kuri uwo munsi umusaza yaramubwiye ngo uzirinde kujya umena amabanga y'abandi, kuko kumena ibanga byangiza umubano w'abandi ndetse bifatwa nk'ubugambanyi. Umusore arita mu gutwi kandi arabyitondera. Niba nawe ubyumvise, ikintu cya mbere ugomba gukora ni ukwirinda kumena amabanga y'abandi. Niba wamenaga amabanga y'abandi, umva iki kintu kandi ucyitondere, nawe bizagufasha gutsinda urugamba. Umunsi wa kabiri umusore yawumaze nawo acecetse nk'uko byari bisanzwe, kuko yari afite icyo ashaka kugeraho. Ni ibintu bitari byoroshye, ariko umusore wakundaga kuvuga yaremeye, arahinduka, aratuza. Ikintu cya kabiri rero ku munsi wa kabiri umusaza yaramubwiye ngo uzajye wirinda kuvuga imipango yawe y'ahazaza, kuko si buri wese uba ukwifuriza ibyiza. Bariya abantu ububwira ujye umenya ko bose batagukunda. Mu rwego rwo kwirinda ujye uceceke, ibisubizo bizava mu byo uzakora bizajya bikuvugira. Niba nawe wajyaga uvuga ibyo ugiye gukora utarabikora ukabibwira buri wese, menya ko harimo n'abakugambanira. Nubona byanze ntuzibaze impamvu, ni we wivuyemo. Niba nawe utagiraga ibanga ukavuga ibyo ugiye gukora, ukavuga plani zawe z'ahazaza, jya utuza wicecekere ubikore, resultat arizo zizajya zikuvugira. Ku munsi wa gatatu nabwo umusore yabigenje uko yari yabisabwe, awumara acecetse. Bigeze nimugoroba baricara baraganira n'umusaza. Umusaza amubwira ikintu cya gatatu. Aramubwira ngo ikintu cya gatatu uzirinde gukomeza ugenda ubwira abantu ibitagenda neza mu buzima bwawe, abakugiriye nabi, abaguhemukiye n'ibindi. Ntukabakwirakwize mu nshuti zawe ngo ugende ubaserereza ngo uriya yaramemukiye, runaka yangiriye nabi, kandi ngo ureke kwirwa uvugagura ibitagenda neza mu buzima bwawe, ibyo ubona udashoboye, kuko ibyo kubivuga ntabwo bikemura ibibazo, ahubwo ujye ushaka uko ukemura ikibazo cyawe cyangwa
inshuti zawe aho ubona bitagenda neza ube washaka uko mubigenza neza, wige kubabarira. Ntabwo kubika umujinya ari byiza, ngo kubika umujinya ni nk'uburozi. Nuko umusaza yagendaga abwira umusore, bagenda baganira gake gake. Uwo musore akona kagata mu gutwi. Umunsi wa kane ugera nimugoroba ataravuga, aba atsinze ikizamini cy'umunsi wa kane. Umusaza baricara baraganira, arangije aramubwira ngo ikintu cya kane uzakora uzirinde kujya mu biganiro n'inshuti zawe, ngo nurangiza ujye kwigamba abo wafashije cyangwa abo wagiriye neza. Guhora ugenda uvuga ngo wafashije runaka si byiza, nta n'inyungu zibirimo. Niba waragiriye neza umuntu wibirata, ahubwo nyurwa nuko uwo wagiriye neza byagize umumaro. Na Bibiliya iravuga ngo icyo utangishije ukuboko kwawe kw'indyo imoso ntikabimenya. Burya ngo kugira neza ni byiza, ariko iyo ubirase uba uri kwica ibyo wakoze. Niba ugiriye umuntu neza bigumane mu mutima wawe, kuko kugenda ubirata si ngombwa. Umusore rero yakomeje ikizamini cye, yararyamye buracya. Umunsi wa gatanu akomeza kubahiriza ibyo yari yasabwe nk'ibisanzwe. Bigeze nimugoroba, amaze umunsi wa gatanu atavuga, umusaza aricara aramuganiriza. Aramubwira ngo ikintu cya gatanu uzakora, uzirinde kujya uhora iteka uvuga amakosa y'abandi bantu. Guhora ubwira abantu amakosa ya bagenzi bawe si byiza, kuko guca imanza si byiza. Ni ingeso mbi cyane ituma umuntu yumva afite ubwibone, ndetse bigatuma abaho atishimye. Kandi niba ubona umuntu byaramunaniye kureka amakosa ye, mutega amatwi, ahubwo ube wamugira inama cyangwa se ube wamufasha, azacika kuri iyo ngeso. Niba ugira ingeso yo gucira imanza abandi si byiza. Ijambo ry'Imana ryo ritubwira ko umucamanza ari umwe, umucamanza ari Yesu. Nta muntu w'intungane kuri iyi si, ahubwo twese tuba tugomba kugenda duhugurana gake gake, ibintu bikagenda neza. Kandi ikindi, ujye wiremamo umuco wo kutanyega bagenzi bawe, kuko twese turi abantu, ntabwo turi intungane. Ikindi, ujye ugirira impuhwe abantu nk'abo aho kugenda ubasebya. Bivuze ko aho kugenda usebya umuntu, mugira inama abe yahinduka. Umusore yakomeje ikizamini cye ku munsi ukurikiyeho. Umunsi wa gatandatu awumara atavuze, ntiyateshwa rwose ngo avuge n'ijambo na rimwe, kugira ngo abe yahabwa inama ze zuzuye. Ku munsi wa gatandatu rero umusaza yaramubwiye ngo mu masaha y'umugoroba uzirinde kugaragaza ubwoba bwawe, kuko iyo abantu bamenya aho ugira ubwoba, umuntu bimworohera kuguca intege. Aramubwira ngo uzirinde kandi uzige kugira umutima ukomeye, wihangana kandi uhangana n'ibigutera ubwoba. Umusore yisuzumye asanga yari umunyabwoba, yiyemeza kubireka, ahubwo akajya ahangana n'ibimutera ubwoba. Ubwo umunsi wa karindwi ari nawo wa nyuma warageze. Umunsi uciye ikibu, umusaza aricara aramuganiriza biratinda, amuha andi mabwiriza, amuha izindi nama, amushimira uburyo yabigenje, amushimira uburyo azaba umutsinzi, amubwira ku buryo yashoboye ikizamini kitari cyoroshye, ko amubonamo umuntu ukomeye, amuremamo icyizere cy'ejo hazaza, amwigisha gukora. Aramubwira ngo ujye uzinduka, ntukaryamire, ujye uryama kare kandi ubyuke kare, ujye ku murimo. Nukurikiza n'izi nama uzaba umutsinzi. Ku munsi wa karindwi rero mu masaha y'umugoroba yamuhaye inama ya karindwi, cyangwa ikintu cya karindwi agomba kuzakora. Aramubwira ngo uzirinde guhora wigamba ubukire n'ibyo utunze, kuko ubutunzi bwawe bugaragarira mu mutima wawe no mu mutwe. Burya ngo umuntu ufite ubutunzi bugaragarira mu bwenge bwe agaragaza, cyangwa mu mutima mwiza agira. Akomeza amubwira ngo kuko iyo uri kuratira abantu ibyo utunze, nta kindi bigukururira, utuma bakugirira ishyari. Ibyo kandi bikugaragaza nk'umuntu wakuruwe n'ubutunzi bw'isi, ariko utagira ubwenge. Burya iyo umuntu ari kugenda yirata kuri bagenzi be ngo arakize, ngo ni umuherwe, bashobora no kuba bakugirira ishyari bakakuroga. Rero wowe niba uri umutunzi ukaba uri umunyabwenge, iturize wicecekere, ahubwo wowe uharanire kuzagera ku cyo ushaka kugeraho. Izi nizo nama zirindwi uyu musaza yagiriye umusore. Bukeye umusore akora urugendo asubira iwabo, ariko atahana impamba y'ubwenge yatumye agera kuri byinshi. Akora cyane, akundwa na bose, ndetse aba n'umujyanama w'abandi.
natwe rero tugiye gusoza umwaka wa 2025, 2026 uyitangiye ugendera kuri izi nama cyangwa ukagendera kuri aya mabwiriza, ugakora cyane, ukiha intego, nta kabuza wazaba umutsinzi. Mwifurije kuzagubwa neza mu mwaka mushya tugiye gutangira, Imana izawukurindiremo. Ariko utaragenda nkwibutse gukora subscribe, kandi nkubaze ikibazo gitoya ugisubirize muri comment. Iki kiganiro hari amasomo gikuyemo? Niba hari tubwirire muri comment, kandi niba wajya gukora biriya utabizi ucike kuri izo ngeso. Niba ugejeje aha ukiduteze amatwi, nizere ko wakoze subscribe ariko ukanda like kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho mu ba mbere. Wakoze kubana natwe, Imana iguhe umugisha. Yari Joshua.